muye na Yesu amanakura amarira muye na Yesu sinzongera gutinya. Hello there. Amazina yanjye nitwa Nibizi Jean Claude, ndi umuhanzi nyarwanda. Nagira mbabwire ngo mukore subscribe kuri Halziana TV. Murakoze cyane. Umuhanzi udasenga burya abapfuye ko nabyita. None se wahabana iki se? Nabahe bahanze kuri ubu ngubu watumira? Kubera ko ubu ndahari biragoye, kubera yuko ubu ndahari biragoye kubimenya, ariko nka Serge ni inshuti yanjye, Serge Iyamuremye definitely kandi niho ari, so ntiyahabura. So ibyo kurya buriya nkundikira, buriya nkunda amateke n'ibijumba nkunda amateke n'ibijumba n'imyumbati. Muri South Africa se urabibona? Halziana TV tubahaye ikaze. Murakoze cyane. Mwatangira rero mwibwira abakunzi ba Halziana TV? Ku mazina yanjye nitwa Nibizi Jean Claude. Ku bantu babonye Nibizi Jean Claude bwa mbere, Nibizi Jean Claude ni muntu ki? Nibizi Jean Claude ndi umuhanzi, nkora gospel music, nkunda Imana n'abantu. Nibizi Jean Claude umuhanzi ukunda gospel music, ni umugabo arubatse cyangwa se aracyari umuseribateri? Mfite umugore umwe n'umwana umwe for now. Bivuga ngo nshobora kubyara wa kabiri cyangwa wa kane. Nibizi Jean Claude watangiye ryari kwinjira muri gahunda yo kuririmba cyangwa se y'ubuhanzi? Gahunda yo kuririmba yo nayitangiye kera. Natangiye gahunda yo kuririmba kera ndi umwana mutoya, ariko navuga ngo nabaye umuhanzi natangiye muri 2007 2008, kuko nibwo bwa mbere nanditse indirimbo yanjye ku giti cyanjye, njya no muri studio. Nicyo gihe. Ni ryari wasohoye indirimbo yawe bwa mbere ikajya hanze ku giti cyawe? Navuga ko ku giti cyanjye navuga ko hari wenda ari uyu mwaka, kuko izindi nakoze zose nagiye nzikora n'abantu, niyo nakoze icyo gihe sinigeze nyisohora ntabwo nigeze nyishyira hanze, nayumvaga njyenyine ndyama. Wenda tutarinjira neza mu kiganiro nyirizina cy'uyu munsi, kubera iki wanditse indirimbo mu mwaka wa 2007 ukaba uyisohoye muri 2019? Impamvu nuko nari mfite abantu bandi nagiye ndirimbana nabo, nari mfite amagurupe navuga niyo naririmbagamo cyane, ko icyo gihe nakubwiye muri 2007 2008 njya muri studio, ngezeyo nahuriyeyo n'undi muhanzi, nuko twese twumva ni byiza, dufata icyemezo cyo guhita dukora groupe tukajya turirimbana. So kuva icyo gihe rero twagiye turimbana, dufite indirimbo nyinshi twasohoye, ndetse n'abandi batandukanye nagiye nkorana nabo indirimbo. So bro ubu nibwo nicaye nsanga nta ndirimbo mu by'ukuri ku giti cyanjye mfite, mfata icyemezo nyine cyuko natangira kwikorera, nkasohora noneho indirimbo nkanjye Nibizi Jean Claude nk'umuhanzi ku giti cye. Niyo mpamvu. Mu kanya wenda turi bugaruke ku ndirimbo uherutse gusohora irimo iravugwa hirya no hino, ariko turagira ngo tubanze wenda tukubaze utuntu dutoya. Nibizi Jean Claude akunda kurya iki mu buzima busanzwe? Iyo yishimye aba ameze ati?
ibyo kurya buriya nkundikira buriya nkunda amateke n'ibijumba nkunda amateke n'ibijumba n'imyumbati Muri South Africa se urabibona? birahari njya mbibona mu isoko barabicuruza hari amashopu abantu bacuruza African food usangamo ibikoro, amateke, imyumbati, amavuta y'amamesa urayazi, so urumva ko mbizi n'isombe n'amakayabo n'indagara byose birahari byose barabigira. Umuntu aramutse agusuye umwubaha wamwakiriza iki? Namubaza icyo akunda noneho akaba ari icyo mwakiriza. Reka wenda dukomeze gatoya. Hari indirimbo zagiye zisohoka mu minsi ishize twumva harimo ijwi ryawe n'ijwi ry'undi muhanzi. Uwo muhanzi yari inde? Ese mufitanye amasezerano y'igihe kingana gute yo gukorana? Ntago mbizi ko nakoranye n'abantu benshi batandukanye, ntabwo nzi indirimbo uvuga. Hari indirimbo imaze iminsi hitinga yitwa ngo ni igihe gito intambara zigashira. Ni igihe gito intambara igashira, ni indirimbo nakoranye na David Imani. David Imani rero buriya tuziranye kera, ni we nyine navugaga twahuriye muri studio icyo gihe muri 2007 ushyira 2008. Kuva icyo gihe twarakoranye kugera ubu ngubu. So gusa ubu ngubu dufitanye indirimbo nyinshi, hari niyo twasohoye mu gihe cyashize, twayikoreye n'amashusho, ndumva ariyo wenda abantu banza bamenye cyane, yitwa uwa mbere. So ni nyinshi cyane, nuko iyo ngiyo nibaza ko ari abantu benshi bagiye bamenya. So rero no ukora ko nakubwiye ko nicaye nkitekerezaho avuga reka nkore nk'umuhanzi ku giti cyanjye, kuko nubwo bwose dufite groupe turirimbamo ariko buri muntu wese ni umuhanzi ku giti cye. So kuko urabizi ko nawe afite indirimbo zasohora nyinshi ku giti cye, so nanjye rero twaraganira mvuga reka dufate umwanya, buri muntu wese agira umwanya wo gufokasinga cyangwa se gukora ku giti cye, noneho tuzajya duhurira muri iyo groupe mu gihe byabaye ngombwa dukorane n'ubundi. So nta gihe runaka cyo gukorana gihari. Indirimbo yitwa Mpuye na Yesu, ahantu hose ndi gutambuka muri uyu mujyi urimo usanga ariyo ndirimbo abantu bari kuvuga, cyane cyane ku bantu bumva ururimi rw'ikinyarwanda. Tuba tuvuze abaturanyi, igihugu cy'abaturanyi Burundi ndetse n'abanyarwanda. Reka Nkoziyana TV tubanza tugushimire ku bw'iyo ndirimbo, tukubwire ngo congratulations. Murakoze cyane ndishimye. Hanyuma kubera iki indirimbo yawe wahisemo kuyita Mpuye na Yesu? Indirimbo guhitamo Mpuye na Yesu ndi kuyandika, naraye ntekereza ubuzima umuntu abamo mbere yuko ahura na Kristo, noneho n'ubuzima umuntu anyuramo anako abamo iyo amaze guhura na Kristo. So noneho ndeba ibintu umuntu akora cyangwa se agenderamo iyo batarahura, noneho niyo bahuye uburyo umuntu aba ameze iyo bahuye na Kristo. Nicyo cyanyinspirinze gukora, niho nakuye inspiration. Mpuye na Yesu ni indirimbo iyo umuntu yumva ari indirimbo nziza iri mu njyana nziza igezweho, akumvamo hameze nk'arimo ubuhamya bugenda bwumvikanamo ukuntu uvuga ngo Mpuye na Yesu ankiza ibintu bimwe na bimwe. None ni indirimbo ishingiye ku buhamya bwawe bwite cyangwa ni indirimbo wenda wagiye witiza n'ubuhamya bw'abandi? Ntago ari indirimbo ishingiye ku buhamya bwanjye personal, ni muri rusange, kubera ko ijambo ry'Imana rivuga ko iyo umuntu ari muri Kristo Yesu aba abaye icyaremwe gishya. Nuko imirimo ya kera nyine yose ibirangiye, noneho byose bibaye bishya, ihindutse bishya. So nuvuga ngo hanyuma ndeba
ku buzima nyine nk'uko nari maze kubivuga ibintu umuntu agenderamo yataramenya Kristo. So nibyo nibanzeho ndarimba, ariko ntabwo ari ubuhamya bwanjye personally, ahubwo naririmbye muri rusange. ureka wenda ku bantu batarayumva uduhe akapera gato, cyane ko twagize umugisha wo kuba turi kumwe na nyirayo hano muri iki kiganiro cya Hoziyana TV. Okay, ijwi ryanjye ntago rimeze neza, avuga ngo ryarakomeretse uzi iminsi ndikoresha ariko ndagerageza. Mpuye na Yesu amanagura amarira, mpuye na Yesu sinzongera gutinya, mpuye na Yesu ambabarira ibyaha, mpuye na Yesu arambohora, ibyara amarira yanjye abihindura ishimwe. Ni Yesu ankuyeho igisebo yuzuza umunezero, ni Yesu. Wow, urumva ko ari indirimbo nziza cyane mu by'ukuri. Indirimbo rwose wumva ko ni indirimbo wumva ikora ku mitima y'abantu. Reka tugushimire, Imana igumugisha. Hanyuma Claude, kuri uyu munsi ufite indirimbo zingahe cyangwa se ufite alubumu zingahe? Indirimbo ku giti cyanjye indirimbo ku giti cyanjye navuga official niyo ngiyo mpuye na Yesu nasohoye, ariko ubu tuvugana niyo mpamvu navuga ngo ijwi ryanjye rimeze ko ndi muri studio ndimo nkora album yanjye, which is nteganya ko izasohoka ku mwisho y'umwaka, byanze bikunze izangera n'uyu mwaka nyisohoye. So ubwo navuga ngo nizo ndirimbo mfite kugera ubu ndimo nkora album, so mu minsi mikeya abantu bazumva indirimbo zanjye nyinshi. Hanyuma wenda tugarutse ku bahanzi bagenzi bawe, niki wigira ku bahanzi b'abanyarwanda cyangwa se abandi bakoresha urwo rurimi? Ese ni uwuhe muhanzi w'umunyarwanda wumva ufite byinshi wakwigiraho? Icyo kibazo ntabwo ari ukuvuga ngo hari umuhanzi runaka wo mu Rwanda nigiraho cyangwa se ntawe ntigiraho, kuko mu buzima ikintu kimwe cyo nize ni uko umuntu wese burya muhuye haba hari ikintu ushobora kumwigiraho ndetse nawe yakwigiraho. Niwe watangiye uvuga ngo mu buzima twese turakenerana, ubuzima turakenerana. So burya umuntu wese muhuye haba hari ikintu ari bugusigire, byanze bikunze hari ikintu umwigiraho. So rero ngewe abahanzi bose b'abanyarwanda bambanjirije hari mbigiraho ibintu byinshi cyane. Numva indirimbo zabo mbafata nk'icyitegererezo kuri ngewe, ndafata nk'icyitegererezo. Ni bose bambanjirije, iyo mvuze abambanjirije ni uko mbese ari bo nzi, abo nabashije kumenya bose naje kumva bose mbafata nk'icyitegererezo. Hanyuma wenda indirimbo yawe hari ukuntu usanga wenda umuntu yandika indirimbo akirefera ku ijambo ry'Imana cyangwa se akifashisha ubuhamya gusa cyangwa se intekerezo Imana yashyize muri we. Wowe byagenze gute kugira ngo wandike iriya ndirimbo? Wari mu yihe mood? Ubwo tugarutse kuri iriya mpuye na Yesu. Nkuko nari nabivuze, narimo ntekereza, nari ndyamye nijoro ndimo meditatinga ku buzima umukristo abamo cyangwa se yakagombye kubamo. So ubwo rero mpita ndeba mpera, ese iyo umuntu atarahura na Kristo ubundi abaho ubuhe buzima? Ese iyo umuntu amaze guhura na Kristo abaho ubuhe buzima? So nicyo cyatumye, nicyo nirefiyeho cyane, ko iyo ijambo ry'Imana abantu bose bahuye na Kristo, first of all ikintu cya mbere yababaraga ibyaha,
icyo kintu yakoraga, akababarira ibyaha yarangiza akabakiza indwara. So umubabaro nyine akawukuraho. So nibyo byanjemo, basi bituma nicyo cyanyinsipayirinze, niho nakuye inspiration yo kwandika iriya ndirimbo. abakunzi bawe bagukunda kuri ubu ngubu bitegura iki kuri wowe? Abakunzi banjye bankunda kuri ubu, icyo navuga bakwitegura nuko ndimo nkora album, bakorera ibikorwa byinshi. Mu minsi itarambiranye n'ubundi nzashyira indi ndirimbo hanze, iri n'ubundi kuri album yanjye ndimo ndategura. So kandi mfite ibikorwa ndimo ntegura konseri, ndimo ntegura konseri umwaka utaha, nzabamenyesha mu minsi idatinze, minsi ya vuba nzabibamenyesha byose. Umuntu aramutse yifuje kuririmbana nawe bisaba iki kugira ngo abe yakugeraho? Nta kintu na kimwe bisaba. Ikintu kimwe cyo bisaba ni uko duhura nyine gusa, kuhamagara tukabonana tukabiganira uburyo tugomba kubikoramo gusa, nta kindi. Hari akabazo gato ngiye kukubaza, wenda tugenda dusa n'abagana ku musozo w'ikiganiro cyacu cy'umunsi. Uriteguye? Nditeguye, nubwo ntaza ko ariko nditeguye. Njya kubaza akabazo koroshye cyane. Hari umuhanzi uri mu mugabane utari uw'Afurika witegura kujya muri konseri mu gihugu cy'u Rwanda, uri gutegura konseri yitwa utubereye maso. Uwo muhanzi yaba ari nde? Yitwa iyo konseri niko yitwa utubereye maso cyangwa se umbereye maso? Ntago ndabimenya, ntago ndi update kuri ibyo, ntago ubu ngubu muzi, nkuko nagumaze iminsi ndi muri studio, simbasha kubona umwanya wo gusoma cyane ko kumenya amakuru, ariko kuri ubu ntago muzi. Biramutse bibaye ngombwa ko ukoresha igitaramo mu Rwanda, ni abahe bahanzi kuri ubu ngubu watumira? Kubera ko ubu ndahari biragoye, biragoye kubimenya, ariko nka Serge ni inshuti yanjye, Serge Iyamuremye definitely kandi niho ari, so ntiyahabura. So hari n'abandi benshi wenda ntituziranye, so urumva habanza kubaho iyo kumenyana, kuganira, hanyuma nkajya namenya abo natumira nabo ntatumira. Nibizi Jean Claude, ni ibihe bintu nka bibiri abantu batazi kuri wowe kandi byibanga kuri wowe, doka abantu batazi? Byibanga, urumva biramutse ari ibanga ntabamenye ibanga, so ntago nabivuga kuko urumva ni ibanga. Ubuzima bwawe basi butari ibanga ariko butamenyekanye cyane, abantu batazi ko ukunda? Abantu batazi ko nkunda, banza ntabyo kuko buriya ndi umuntu utajya uhisha ibintu cyane. Urugero wenda hari abantu benshi bazi yuko abahanzi ari abantu badakunda gusenga, bazi yuko abahanzi nyine ari abantu baririmba gusa ariko badakunda gusenga. Wowe bimeze bite? No, njyewe nkunda gusenga, buriya nkunda gusenga, kuko umuhanzi udasenga burya aba apfuye, ko nabyita. None se wahabana iki? Wahabana iki ko gusenga niyo soko niwo musingi wa gospel music. Nuvuga ngo udasenga nyine na anointing ntayo. Anointing ni amavuta, udasenga nta mavuta. So nta mavuta ntago wafasha imitima y'abantu. So njyewe ndasenga.
udasenga. So, icyo rero ni kimwe abakunzi ba Mpuye na Yesu cyangwa se abakunzi ba Mpuye na Yesu batari bazi, ariko kandi yakunze gukora ikintu cyo gusenga. Ubwo rero abantu mukunda Mpuye na Yesu, ubwo nyine murabyumva yuko gahunda ari iyo ngiyo. So tugana wenda ku musozi w'ikiganiro cyacu, ni iyihe message mushobora guha abakunzi ba Hoziyana TV, munaturangire cyangwa se mubarangire aho bashobora gusanga iyo ndirimbo Mpuye na Yesu? Okay, message nabaha nuko cyambere, first of all, ndabashimira gukomeza kudushyigikira ndetse no gukunda ibihangano nyarwanda. So message yanjye naho ikubiye, kunda ibihangano byacu, ibihangano nyarwanda, mushyigikira umuziki wa gospel wacu wo mu Rwanda, mudusengere, mutube hafi, inama zanyu, amasengesho mu buryo bwose, turabakeneye. Hanyuma indirimbo zanjye iyo Mpuye na Yesu iri kuri YouTube channel yanjye Nibizi Jean Claude, wajyaho kuri YouTube Mpuye na Yesu by Nibizi Jean Claude, wayibona kandi ugakora na subscribe kuri channel yanjye kugira ngo ujye uhora ubona indirimbo nshyashya nasohoye. Utibagiwe no gukora subscribe kuri Hoziyana TV kugira ibiganiro nk'ibi byo bikugeraho mu buryo turakeneranye rwose, definitely turakeneranye twese. So hanyuma audio ziri kuri digital platform zose wayibonaho n'ubundi. Reka rero tugushimire Nibizi. Murakoze cyane, ndabashimiye. Asante.